Ndabasuje nanone mbahaye ikaze tugarutse mu biganiro bya Pi Network. Nitwa Mwami nk'ibisanzwe. Ese wigeze utekereza ko Pi ufite muri wallet yawe ishobora kukugurira agakawa ka mu gitondo, kugufasha kwishyura inzu, cyangwa kugura ibikoresho byawe bya buri munsi, bya bindi bihenze nk'imodoka, inzu yawe bwite, bitewe na Pi ufite n'agaciro Pi izaba ifite mbere y'uko uyu mwaka urangira? Abenshi tujoininga uyu mushinga twatekerezaga gusa ku gaciro k'ifaranga, ku mibare y'aho Pi izagera, ku masoko n'imigabane, ariko hari ikintu kinini kiri kubakwa buhoro buhoro kirenze kure speculation. Aka kanya reka tuganire uko Pi Network iri kwagura ecosystem yayo, twibanda ku mikoreshereze ifatika mu buzima bwa buri munsi, turebe ku bikorwa by'abacuruzi n'abateza imbere amaporogaramu atandukanye biri gutuma iyi network iba igikoresho cy'ubukungu gifite agaciro nyako, bitari amagambo cyangwa hype cyangwa se no gushyushya urugamba bimwe byo ku mbuga nkoranyambaga. Icyo tugiye kureba si inzozi, si ibihuha, n'uburyo decentralized blockchain ishobora guhindura uko abantu bakora ubucuruzi mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mu myaka ishize isoko rya crypto ryagiye rirangwa no kuzamuka no kugabanuka gukomeye. Abantu baguraga token bitewe n'inkuru zumvikanye, ibitekerezo by'abahanga mu kwanariza amasoko hirya no hino, cyangwa se nuko imihindagurikire y'ubukungu yagendaga iba bitewe n'intambara cyangwa se n'agaciro runaka k'ibyabuze cyangwa ibyabonetse byinshi. Akenshi ibi abantu babishingiraga ku mbuga zitandukanye zihuza abantu, cyangwa amakuru yabaga yatanzwe n'amabanki cyangwa za leta cyangwa n'ibigo by'imari cyangwa imiryango mpuzamahanga. Ibi akaba ari byo bita muri trading ama-analysis atandukanye bitewe nuko isoko rimeze rya crypto. Ariko amateka twereka ko umushinga uramba atari uwishingikiriza ku gaciro k'isoko gusa, ahubwo ari uwubaka imikoreshereze ifatika. Ecosystem ya Pi Network iri kugerageza gukora icyo kintu gikomeye, kuva kuri mining y'ubuntu ibera kuri telefone zacu dukanda kuri mining app ya Pi Network, ahubwo ikagira ku bucuruzi bukoresha blockchain mu buzima bwa buri munsi. Wakwibaza uti bivuze iki? Bivuze ko agaciro ka Pi Network katagomba gushingira gusa ku masoko, ahubwo kagomba gushingira ku bushobozi bwo gukoreshwa mu kugura no kugurisha serivisi n'ibicuruzwa bitandukanye, ahaba muri Pi ecosystem, dore ko Pi nk'ifaranga ari izaba ishingiye cyane, ariko no hanze ari ama platform yiteguye kwadoptinga Pi ikazajya ikoreshwa kimwe n'andi mafaranga azakoreshwa muri iyo platform izaba ikeneye gukoresha Pi nk'ifaranga. Akaba ari ibintu rero byitezwe ko bigomba guhindura uko isi y'imari imeze. Ni game change igomba guhindura uko twabonaga imikoreshereze y'ifaranga, cyane cyane faranga ry'ikoranabuhanga muri iyi minsi. Reka duhere ku ruhare rw'abacuruzi mu kwagura adoption. Hari inkuru zitandukanye z'ubucuruzi bw'aho abantu batuye, ubucuruzi bwatangiye kwakira Pi nk'uburyo bwo kwishyurana. Ni byiza, ariko nanone tekereza nko ku tubari duto, ku maresitora, cyangwa se iduka ricuruza ibikoresho bya electronic rifata icyemezo cyo kwakira Pi. Ibi ntabwo ari ibintu biba bisanzwe, ariko nanone nibyo byatangiye kuba. Ese ni iki gituma ibi biba cyangwa bikora? Icyambere ni amahirwe yo kubona abakiriya bashya. Abantu bafite Pi bashaka aho bayikoresha. Iyo rero umucuruzi yemeye Pi, aba yinjiye mu isoko rishya rifite abantu bafite inyota yo kuyikoresha. Icya kabiri ni ukugabanya ibiciro by'amafaranga yoherezwa. Mu buryo bwa kera hari amakomisiyo y'amabanki, n'ubu ngubu arahari, cyangwa se nko kuri mobile money dukoresha, cyangwa Airtel cash, ndetse n'izindi systeme ziyohereza no kwakira amafaranga zikoreshwa n'ibigo bya communication. Ariko blockchain yo ishobora kugabanya ayo mafaranga bitewe n'imiterere yayo. Icya gatatu ni ukwamamaza ibintu. Ubucuruzi bwemeye Pi buravugwa cyane, buri no kuvugwa cyane hirya no hino ku isi, bugenda buvugwa mu biganiro mu matsinda, amagroup atandukanye. Iba ariko nanone ni ibintu byongera gutuma bimenyekana ko Pi Network ari projet iriho, projet yiteguye gukora,
proje ifite abacuruzi biteguye kuyikoresha, ifite n'abapayoneri b'abakiriya hirya no hino ku isi biteguye kuba batanga payi zabo mu kugura ndetse no gusaba service kuri platforms zaba zaramaze kwadoptinga payi nk'ifaranga. Ariko se haba hari imbogamizi? Igisubizo ni imbogamizi ntizabura mu mushinga wose urimo kwiyubaka. Umucuruzi ashobora kwibaza ati nakira payi ariko se nzayihindura nk'amafaranga asanzwe nkoresha mu kwishyura abakozi cyangwa gutumiza ibicuruzwa. Iki ni ikibazo cy'ingenzi ariko nanone kibangikanye n'igisubizo cy'uko hari inganda nyinshi zitandukanye twarazibonye mu Bushinwa n'abahorseller, abacuruzi bahambaye cyane biteguye kuranguza kandi bakira payi. Rero iki ni ikibazo cy'ingenzi. Mu by'ukuri ecosystem iracyari mu rugendo. Abacuruzi bamwe bemera igice cya payi mu kwishyura, ikindi bakacyakira amafaranga asanzwe. Abandi bashaka abafatanyabikorwa bashobora kubafasha guhindura payi mu mafaranga y'aho batuye. Ibi rero bisaba infrastructure n'isoko rifunguye neza ku buryo service umuntu ari we wese azayibona. Ariko tunababwira ko muri PayDex azaba ari uburyo bwo kuba waswapamo payi andi macoin azaba arimo, bikaba rero bizaba ari ibintu byiza cyane. Iyi mpungenge ikaba yavaho, kandi uko adoption izagenda yongera niko n'uburyo bwo guhinduranya amafaranga buzagenda bwaguka. Noneho reka twerekeze ku ruhare rw'abateza imbere program aribo ba developer mu kwagura ecosystem ya Pi Network. Nta ecosystem ishobora gukura idafite program zifite akamaro. Pi browser yabaye urubuga rwo kwakira utility apps zitandukanye, kuva ku isoko rihuza abaguzi n'abacuruzi kugeza kuri services zituma abantu bagura ibicuruzwa bitandukanye cyangwa digital goods za service ushobora kubonera kuri murandasi. Iyo habaye hackathons muri Pi Network, abadeveloper bahabwa amahirwe yo kuzana ibitekerezo bishya, kubaka program zishobora gukemura ibibazo by'ukuri. Hackathon rero ahangaha ntabwo ari irushanwa gusa, oya, ahubwo ni nka laboratoire y'ibitekerezo, kuko muri hackathon no havuka imishinga mishyashya. Hari igana yari iriho, hari yongera kunoza imishinga yari iriho hirya no hino ku isi kugira ngo noneho ijyane na Web3, ndetse n'indi mishinga mishyashya ijyanye n'iterambere ikoranabuhanga turimo gukoreshwa ubu ngubu n'ubwenge bw'ubukorano. Ni ibintu byiza cyane rero, kandi byose bigamije kugira ngo ecosystem ya Pi ikomeze yawe kandi itere imbere. Ano kandi hashobora kuvuka programu izahuza Pi n'ubucuruzi bw'ingendo se, urugero ubukerarugendo, uburezi, ubuvuzi, ubucuruzi n'ibindi byinshi cyane. Pi SDK nayo igira uruhare rukomeye muri ibi ngibi. SDK ituma umudeveloper ashobora guhuza application ye na Pi wallet mu buryo bworoshye, akemerera kwishyurwa cyangwa kohereza Pi mu buryo bwizewe akoresha ya platform yamaze kubaka. Rero bikaba ari ibintu nabyo bikorwa vuba nk'uko Pi Network yabitangaje muri update zashize, aho uvuga ko guhuza Pi na app yawe rwose ubu bikorwa minota itageze ku 10. Ikibazo gikomeye mu mishinga ya blockchain ubundi ni umutekano. Abapayoniya bagomba kwizera ko amafaranga yabo adashobora kwibwa cyangwa guhungabanywa. Iyo SDK itanga uburyo bwo kwemeza transactions, kugenzura konti no kubika amakuru mu buryo butekanye, ibitanze ishingiro rikomeye ku mishinga ishaka kubaka ubucuruzi burambye, kandi iyo mishinga ikaba yubakiye kuri Pi nk'ifaranga rizajya rikoreshwa muri iyo mishinga, bakwishyura nawe utanga service n'ibindi byose. Nanone reka turebe ubunararibonye bw'umupayoniya mu buzima bwa buri munsi. Muri uyu mwaka wa 2026 uburyo bwo kwishyura burimo mobile money, amakarita ya banki ndetse na QR codes zinyuranye zirahari rwose. Ariko iyo ukoresheje Pi nanone, igikorwa cyo kwishyura gikorerwa muri wallet yawe ya telefone yawe ngendanwa. Transaction ikozwe vuba kandi ku giciro gito nicyo kintu gikenewe cyane n'abapayoniya, kandi ibi bishobora gutuma abapayoniya
bakunda uburyo bw'imyishyuranire kandi ntawe utabukunda kuko charges aba ari nkeya cyane hafi ubuntu. Abantu benshi muri kamere ya twese dukunda uburyo bworoshye kandi bwihuse. Niba rero bishoboka kwishyura mu masegonda make utarinze kunyura mu nzira ndende, ni inyungu ikomeye. Hari n'abatanga ibitekerezo bavuga ko mobile fast approach ya Pi ifasha cyane mu bihugu bifite urubyiruko rwinshi rukoresha smartphone ariko rutagira konti za banki. N'ubundi mpinduka turabizi, urubyiruko n'abo bantu benshi batuye ku isi kandi nabo basobanukiwe n'ikoranabuhanga cyane, kuba ari nabo bakennye mu ruhande rumwe kubera kugerageza kwishakisha batarisha ubukungu neza, bituma opportunity cyangwa amahirwe nk'aya bayakoresha cyane mu buryo bwiza, mu buryo bubabyarira umusaruro kandi mu buryo nanone bukomeza kwagura ndetse no guteza imbere ya mpinduramatwara y'ifaranga ndetse n'uburyo bw'imyishyuranire bushingiye kuri crypto na web3 muri iyi si ya none. Ikindi kintu cy'ingenzi rero ni uburezi. Abantu benshi batangiye mining batumva neza blockchain iyo ariyo, ariko uko ecosystem igenda yaguka hakenewe ubukangurambaga n'amahugurwa asobanura uko Pi ikoreshwa, uko wallet irindwa n'uko umuntu yirinda scams. Iyo rero abapayoniya basobanukiwe neza, icyizere kiba kigomba guhita kiyongera, kandi icyizere ni inkingi y'ubukungu ubwo ari bwo bwose. Iyo abantu bizera system barayikoresha, iyo bayikoresha nibwo igira agaciro rwose, ni ukuri rusange kandi gusobanutse uwo ari we wese ahita yumva. None se wakwibaza uti ibi byose bisobanuye iki ku gaciro ka Pi mu gihe kirekire? Agaciro k'ifaranga ryose gaturuka ku kintu kamara. Niba Pi ishobora kugura serivisi nyazo, niba abacuruzi bayemera, niba amaporogaramu atandukanye ayikoresha, ibi bitanga igisubizo ku kibazo abantu benshi bari bafite kijyanye na Pi bafite zimaze igihe kirekire mu wallet yabo, kandi iyo ziri gukoreshwa gutyo ni nabwo agaciro k'ifaranga akazamuka, kandi akazamuka gashingiye ku musingi ukomeye ari wo utility ryakoreshwa. Ikoreshwa rero ry'ifaranga iryo ari ryo ryose, niyo mpamvu tuzabona urugero nk'amadolari ari imbere kandi akomeza kuba imbere. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko amadolari asa n'aho ari ryo faranga rikoreshwa ku isi. Mu Bushinwa urajyana amadolari, ahantu hose urajyana amadolari. Idolari rero rirushaho gukomera cyane cyane. Ariko nanone imbogamizi zishobora kubaho kubera ko amateka agenga ubucuruzi bwa decentralized ashobora gutandukana bitewe n'igihugu. Ugasanga ibihugu bimwe birayemera, ugasanga ibindi bihugu ntibiremera ama crypto, ugasanga ibihugu bimwe bifite amategeko agenga amafaranga na DeFi muri rusange, ibindi ntayo. So hari ibihugu rero bishobora gushyiraho amabwiriza akomeye ku ikoreshwa rya crypto. Ecosystem rero igomba kuba yiteguye guhuza n'ayo mabwiriza atandukanye hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi, kandi ecosystem ntigomba kubangamira ihame rya decentralization. Muri make rero kwaguka kwa Pi network ni gushingiye gusa ku mibare yo kuri exchange cyangwa ku byishimo byo ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo gushingiye ku bacuruzi bafata icyemezo cyo kuyemera, kubateza imbere, kubaka porogaramu zifite akamaro no ku bapayoniya bayikoresha mu buzima bwa buri munsi. Iyo utility baye nyinshi, hype igenda isimbuzwa ibikorwa bifatika. Niba Pi rero izaramba, kandi ko igomba kuzaramba, ariko nanone bizaterwa nuko izashobora kwinjira mu buzima busanzwe bw'abantu, ikabafasha kugura, kugurisha no kubika agaciro mu buryo bworoshye kandi butekanye. Ejo hazaza uyu mushinga hazagenwa n'ibikorwa birimo kubakwa uyu munsi. Niba ecosystem ikomeza kwaguka ishingiye ku mikoreshereze nyayo, Pi ishobora kuva ku rwego rwo kuba igitekerezo cyiza ikaba igikoresho cy'ubukungu gifite uruhare mu mibereho ya buri munsi. Icyo gihe rero bavandimwe, ntituzaba tukivuga ku gaciro k'ifaranga gusa, ahubwo tuzaba tuvuga ku gaciro ka system izaba irimo gufasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.